nuko dutangiriye hano hari abana babiri bahagaze aha bahagaze ubwo aho ngaho haturutse umuntu umurozi ahita afata umwana umwe ahita amuhindura igipupe nyagasani undi ari kureba ahita yirukanka. Aba bana harimo Divina ndetse na Chance. Ukurikire filime witonze, ni abana babiri b'abakobwa. Ubwo ngubwo Divina yarirukanse wa murozi aramukurikira ndetse na cya gipupe agifite. Ukurikire filime witonze, uyu murozi yirukaga ari kureba inyuma niba nta muntu uri kumubona, niba nta muntu wamukurikiye. Ubwo Divina nawe yakomeje kwirukanka. Nyagasani biraza kugenda bite? Ukurikire Divina yarahuye n'isangane, yirutse ari kuvuga ati nyagasani, ati mana wantabaye ukankiza irya none. Ukurikire filime witonze. Ubwo Divina yakomeje kwirukanka, uyu murozi nawe akamukurikira ari kureba hirya no hino niba nta muntu wamukurikiye cyangwa uri kumureba, uri kubona ari kwirukanka k'uyu mwana. Barakwereka Divina yirukankiye mu kizu cyari kiri hano gishaje kitabagamo abantu. Ndetse uyu murozikazi nawe w'umukobwa yari yahumagiye cyane, yatangiye kugenda gake gake ku buryo n'ibyumba byari biri hano byari biri ku mucanga. Divina kubera ko hano yari ahamenyeye yarirukanse cyane, arangije aramukwepa. Yari yirukiye mu kizu cyari kirimo ibyumba byinshi. Uyu mukobwa w'umurozi yagera mu cyumba ntabone Divina. Barakwereka Divina nawe yari yirukanka ari kureba niba yabona aho yapfumurira. Ukurikire filime witonze, akareba niba uyu murozi atamukurikiye. Uyu mukobwa Divina nako uyu mwana mutoya yarabonye uriya murozi adasanzwe. Divina yakomeje kugenda ari kwihishahisha. Barakwereka n'uyu murozi yari yagumye kumwomeka, nawe yagumye kumushakisha, ntabwo yigeze ava kwizima. Nyagasani Divina yageze hano abona aho birangiriye, abona hano nta handi hantu yanyura. Umutima wari uri kumujya, yashatse gusimbuka abona ntabwo yabishobora. Yarashaka gusimbuka idirisha, arangije araza apfukama hano atangira gusenga. Yari umwana mutoya ariko yari azi yuko Imana ibaho. Ukurikire filime witonze. Uko Divina ari gusenga Imana niko n'uyu murozi ari kumukurikirana, ari kumushakisha. We yamubuze kubera ko hano ntabwo ahamenyereye, nta nubwo azi ngo iyi nzu bimeze bite. Gusa Divina we yari ayimenyereye kuko yari muri quartier y'iwabo. Uko uyu nguyu ari gushakisha rero niko na Divina apfukamye hano ari gusenga, ari kuvuga ati Imana yanjye ndakwinginze manurira imbaraga zishobora kumfasha kurwanya uwo mudayimoni. Mwami nabonye ibyo yakoze mbona ntago bisanzwe, nabonye ko afite imbaraga, ariko nanjye ndakwinginze kugira ngo umanurire imbaraga zirenze ze. Barakwereka ku kanya Divina imbaraga z'umwuka wera, imbaraga zaramanutse zimujaho. Barakwereka umwamarayika yaraje musukaho imbaraga. Divina arangije aravuga ati ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Ubwo ngubwo uyu murozi nawe yaragumye aramukurikirana, ari kumushakisha, ari kureba hirya no hino. Uze gukurikirana filime witonze. Ubwo ngubwo Divina yari yihishe hano, yari yamaze gusenga. Barakwereka wa murozi yageze mu cyumba Divina yari arimo. Barakwereka Divina ntiyari agifite ubwoba kubera ko ako kanya yari yuzuye imbaraga zo guhangana n'uyu mudayimoni. Ukurikirane filime witonze. Ubwo Divina yaramwitegereje cyane, umurozi nawe yamuhiseho atamubonye. Gusa yageze imbere ahindukiye inyuma ye abona Divina aracyahagaze hano. Ukurikirane filime witonze. Ubwo yagarutse ari kumwegera, ntabwo tuzi ngo agiye gukora ibiki. Barakwereka Divina nawe yari yifitiye confidence. Babyeyi mutoza abana banyu gusenga amasengesho bakiri batoya kugira ngo nabo bajye bamenya kwitabara mu bihe nk'ibi ngibi. Barakwereka Divina yahise atangira gushotora uyu murozikazi, aramubwira ati wari wambuze. Ukurikire uyu murozi arangije aravuga ati ndakuziye wakana we. Arangije ahita akuramo masike.
nyagasani ukurikire filime witonze, ndetse niba utari wakora subscribe ndakwinginze ngo ukore subscribe ndetse ukore na share na comment kugira ngo tujye tubana mu gasobanuro ka buri munsi. Barakore ku uyu murozi yatangiye kubwira uyu mwana Divine ati wacyana kuki wari wampiragije, ati ni nakubuze ariko igihe ngiki ndakubonye. Barakwereka yafashe ikiganza agikoza kuri uyu mwana nkuko yabigenje kuri wa wundi wa mbere, agikojejeho imbaraga nyinshi ziraza zihita zimukubita. Arangije ayobegwa ibibaye, yumva ni nkaho amashanyarazi ari yamukubise. Ukurikire filime witonze urebe ukuntu Imana ari Imana nyagasani kandi ntawayiringiye ngaze gukorwa n'isoni. Uyu mwana Divine yari afite confidence. Uyu murozi aravuga ati ibi ni ibiki, arongera akora hari gutitira, amashanyarazi arongera aramukubita. Aravuga ati nyagasani, ati ibi ni ibiki. Ukurikire Divine arangije aramwegera aramubwira ati wambonye se, ati ubu ni njye nawe. Ukurikire filime witonze, ati ubu ndakuziye. Uyu murozikazi yatangiye kugira ubwoba, arangije akaje arahunga Divine. Divine arangije aramubwira ati ubu ni njye nawe, maze aramubwira ati ubu njye mfite imbaraga zirenze izawe, ati sinzi ikintu kiraza kukunkiza. Maze arangije aravuga ati wacyana we, ati ibi ni ibiki ndi kubona, ati reka nongere ngerageze ndebe. Barakwereka yongeye kumukora hari gutitira. Divine arangije afata ukuboko k'uyu murozi agushira ku mutwe we, amashanyarazi arongera aramukubita. Ukurikire filime witonze. Divine arangije aza ari kumwegera aramubwira ati nkeneye icyo gipupe ufite. Arangije afata imbaraga atangira kumukubita imbaraga, atangira kumukubitisha imbaraga z'umwuka wera. Ukurikire filime witonze urebe ukuntu imbaraga z'Imana ziba zikomeye nyagasani. Uyu murozikazi yarakubiswe ndetse yakubiswe n'uyu mwana mutoya, ibyo yari yigize ngo ni mukuru. Ukurikire barakwereka yahise afata cya gipupe agihereza Divine, yumvishe byari bimurambiye. Divine arangije arongera arakimuhereza, aramubwira nkeneye murumuna wanjye ari umwana muzima. Ukurikire filime niko uyu murozi ari kubwira Divine ati mbabarira ntihongere kunyegera. Divine ariko ibyo ntiyabyitayeho kugira ngo mubwire ati gira vuba muhindura umuntu, ariko akomeza mukubitisha n'imbaraga yakuye mu ijuru, imbaraga zavuyemo gusenga. Ukurikire uyu mukobwa w'umurozi yarakomeje abwira uyu mwana ati mbabarira. Divine ubwo niko ari kongera akamukubita, ari kuvuga ati mu izina rya Yesu, ati ndavuze ngo gira vuba umuhindure umuntu. Barakwereka uyu murozi Divine yari yamwambuye imbaraga zose yari afite. Ukurikire filime witonze, yashaka ko muhindura umuntu bikanga. Maze uyu mugore nako uyu murozikazi abwira Divine ati ntabwo biri gukunda, ati igira inyuma we kunyegera, ati ngerageze ndebe. Divine aravuga ati ndagukubita, ati ndagukubita wowe, ati ntutamuhindura umuntu, ati gira vuba vuba. Ako kanya Divine yari kuvuga rikijana kubera imbaraga z'ijuru, kubera imbaraga yari yakuye mu ijuru. Uyu mukobwa ndetse w'umurozikazi byaramunaniye. Divine arangije arakomeza aramukubita. Uyu mugore yarakubiswe. Divine arangije aramubwira ati igira inyuma nkwereke. Ukurikire filime. Divine arangije aravuga ati imbaraga z'ijuru nizize. Yegera cya gipupe arangije aragifata, imbaraga ziba nyinshi. Arangije ahita agihindura wa mwana. Ukurikire filime witonze. Arangije aramuterura aravuga ati murumuna wanjye, ati shahirya maze nkwereke utuntu ngiye kwikorera. Uyu murozikazi yarakomeje arakubitwa. Ukurikire filime witonze. Ubwo Divine yarakomeje aramwegera aramubwira ati ntabwo birangiriye aha, ati ngiye kuguhindura umusazi, uje uragenda uri gutoragura amashashi ku musozi ku karubanda kugira ngo wemere yuko Imana ikora, utazagira n'abandi bana ukorera ibi bintu wari udukoreye. Uyu murozi yaraje atangira gusaba imbabazi, aravuga ati wa mwana we, ati mbabarira, ati ndakwinginze ntubikore. Ukurikire filime witonze. Uyu mugore uyu murozi bari bamubitse mu bwoba.
Divine arangije aravuga ati kugira ngo wemere yuko n'imbaraga z'Imana zibaho. Uyu murozi aravuga ati oya wibikora, ati mbabarira. Divine barakwereka Yesu amuzanaho izindi mbaraga zirenze izo yari yamuzanyeho. Uyu mwana yari umuhanga, yari afite imbaraga nyinshi cyane. Barakwereka uyu mukobwa, uyu murozikazi yatangiye gusara, yahise ahinduka ikimara, atangira kwirukanka mu muhanda. Barakwereka mama Divina yaje ari kwirukanka ari kumuhamagara, ari kuvuga ati Divina ukurikire filime, ndetse agahamagara na Chance, kano kana gatoya ari kwerekeza aho bari. Barakwereka yahise ahura na wa musazi, bamaze guhindura umusazi aka kanya, ufite ibisazi bikiri bishasha, atangira kumusarana. Ukurikire filime, uyu musazi yari akiri mushasha mu kazi, yari atangiye guhera ruhande, atangira gusarana mama Divina, yamwirutseho. Mama Divina arirukanka. Ukurikire filime, gusa byageze aho ngaho aza kumureka. Mama Divine aravuga ati ni ibiki? Barakwereka ba bana batangiye bahise bavayo muri cya kizu. Uyu mwana yari amaze gukora akazi gakomeye cyane, babwira ababyeyi ngo nimwigishe abana banyu gusenga, bazakure bazi Imana, bazi yuko kwiyambaza Imana ari byo bintu bya mbere bibaho. Ubwo uyu mugore yarangije abwira aba bana ati ko nari nababuze mwari mwagiye he? Kurikire filime witonze. Ubwo batangiye kumusobanurira uko byagenze, batangira kumusobanurira ibyababayeho byose, ukuntu uriya murozi yabirukankanye, Divine akamutwikisha umuriro. Ukurikire filime witonze. Na kano gatoya disi kari kuvuga, aka kana kakabwira nyina kati Divine yamukubitishije umuriro. Ukurikire filime witonze. Aka kana nako kari kazi ubwenge, nubwo kari gatoya cyane. Divine yari yanditse amateka uwo munsi. Ukurikire filime witonze. Uyu mubyeyi byaramurenze, bamubwira ukuntu bamuhinduye umusazi, akaba agiye ku musozi ari kwirukanka. Nyagasani, ubwo uyu mubyeyi we byaramurenze, ndetse ari kubwira abana bati bana banjye mujye murakomeza musenga Imana, ije irahora irabatabara. Arangije arababwira ati ngamuze tugende iyo twari tugiye. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mugore mama Divina yahise afata abana be barerekera, baragenda, ariko babwira ati mwakoze kwigwanaho ndetse no kumenya Imana. Iyi filime yacu nuko tuyisoje, naho ubutaha mugasobanuye ko ubukurikira.